ese hari abantu twasenganye umugore n'umugabo ngo bose bari barwariye rimwe batari kuva mu nzu. Ubwo umwe yarari kubura uko ahaguruka ngo agende n'undi akabura uko ahaguruka agende, amaguru yabyimbye no mu nda habyimbye. Ubwo byamanjije gufata umugabo birangije birahindukira bifata n'umugore. Ubwo rero kubera gusenga no kwizera kuba kuri muri twewe, ku musoko wa gatandatu yamamagaye mu gitondo kare arambwira ati ndi gushima Imana, ati ubu ndi gusimbuka nshaka nabyina. Tubasuhuze bakunzi ba Konko TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali. Be muhanga mwumva ikinyarwanda turabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka tubashimire mwe mwakanze subscribe mukadushyigikira, twatuka umuryango mugari. Imana amahoro ibahe umugisha. Twabasezeranije yuko tutazajya tubicisha irungu. Mpamvu twafashe urugendo tuza hano mu karere ka Musanze mu murenge wa Cyuve mu kagari ka Cyanya, twaje kureba umukozi w'Imana. Sibwo bwa mbere twaganira, yitwa Mukamarayika Jacqueline. Turavuga tuteka uyu munsi twicare ku karago twiyibutse ya mateka. Hari abantu basengeye ku karago Imana ihabahera amazu, ariko turaza kubivuga mu kanya. Reka banze dusengere ngo Imana ituyobore mu kiganiro, ubundi twibuka amateka y'aka karago twicayeho. Ni karibu. Murakoze. Adusenge mu izina rya Yesu. Amen. Mana nziza, wambaye icyubahiro no gukomera, turagushimye turaguhimbaje, wabanye natwe waturinze, izina rye nirihabwe icyubahiro. Nukuri iyi saha twongeye turaguhamagaye uzubane natwe, abaje n'abagaragu tubagandagaje kugira ngo uzubane natwe, duciye bugufi ngushigwe hejuru, izina ryawe nirishimwe. Mwami dore dupfukamye imbere y'intebe y'ibirenge byawe, turasuka amarira ku birenge kugira ngo uzutugirire neza, izina rye rihabwe icyubahiro. Iyi saha rero gitare cy'ubugingo dutangiye tuguhaye ikaze n'akaribu kugira uzutangirane natwe. Kuri iyi saha twanze satani kirogoya wadutandukanya nawe mu izina rya Yesu Kristo. Turahagarika imyuka mibi mu kirere no ku butaka, turayitesha agaciro kugira ngo uzubane natwe mu rugendo kandi twiyoborere nk'Imana, izina ryawe rishimwe. Nyaguhora ku ngoma. Iyi saha tukweretse abari hirya no hino bari kumva iri jambo tugiye gutangirira aha hantu. Mwami gitare cy'ubugingo ugiyoborere, uravuga ntabari we avugire mu butwari bwawe, urasenga ntabari we asengere mu mbaraga zawe, kandi n'abarabyumva nabo bibabera inkomezi yo kuzabageze we mu bwami bw'ijuru, izina ryawe rishimwe. Urakoze yuko wumvise gusenga, tuguhaye ikaze n'akaribu nguzu twiyoborere mu izina rya Yesu Kristo ku musaraba. Amen. Shakire tuguhaye ikaze. Ngiye uyobeje ikiganiro nitwa Tubimana Concorde, ubundi navuga ngo njye uri inyuma ya kamera. Nitwa Tubimana Concorde, no uri imbere ya kamera nkavuga wowe. Ubwo nabyibagiye kuko ubusi nanjye naje imbere ya kamera. Sinawe uri imbere ya kamera. Ariko kwibwirana ni byiza kabisa. Tuguhaye ikaze kugira ngo tuganire. Yego. Twahisemo kwicara ku karago ngo twibukiranye amateka. Aka karago watangiye kugapfukamaho ryari, kukicaraho ushobora kuba warakicayeho mbere uri no kubaha kuko uri umwari cyangwa uri umutegarugori, ariko ugasengeraho watangiye ugasengeraho ryari? Natangiye kugasengeraho ndi umwana mutoya. Nari mfite nk'imyaka nka 12 ubwo najyanaga na mama gusenga. Twakundaga kujyana gusenga cyane. Ubwo nanjye nkakunda kwicara ku karago, nangase nkicara nyine kuri aka gasambi tugasenga Imana, kuko uzi ko iyo tugeze abana batoya babicaza ku karago kugira ngo nyine ijambo ry'Imana rigende neza. Ndikumva rero nabikuriyemo nkomeza kujya ngapfukamaho, nabuhe n'ubu ko mundeba ngana gutya ndacyagapfukamaho. Ndumva tubihuje, nanjye natangiye gusengera ku karago mfite imyaka 12. Noneho tukazinduka ku rusengero. Twaba twazindutse nyine wabona umwana abaye gushaka gufata umwanya w'imbere. Mwe twaba twicariye ku ntebe, abandi bakuru baza bangiza bakadukuraho bakajya kutwicaza ku karago, bakajya kutwicaza ku karago. Ariko tugakuriraho kandi twakabereyeho abagabo. Ni ryari Imana yigeze kubwira ibintu wicaye ku karago bigasohora? Ni iminsi myinshi yagiye bimbwira bigasohora. Kwiye myaka 12 cyangwa umaze kuba mukuru? Majije kuba mukuru. Ku myaka 12 ntacyo yakubwira? Yarampaga amasezerano y'ibizaba mu rugendo ndimo. Yego. Batubwira ibyasohoye rimwe. Ibyasohoye? None se sinakuze?
yakubwiraga ko izagukuza izankuza none narakuze yego ubwo si cyose nagishimira Imana Icyo kuba ni kimwe nkiriho yakoze, nabwo ndi yarakoze. kuyishimira yego kandi yambwiraga ko nzabyara none narabyaye yego naryo nishimwe naho Imana ikubwira ko uzajya no kuri televiziyo iyi ni nabyo yari yarabimbwiye kari ko ngiye kubera umuntu aba ari muri karitsiye zo mu cyaro akavuga ati si byo byaturukaye byatangirira he bigaherukira ariko irasezeranye igasohoza kuko atari injyajya yarabisohoje ubwo yari yarambwiye ko izamenyesha amahanga yose ubu nanjye hari uko Yesu ari kubigenza nkavugana nabo ntari kuzamenyana yego ntabwo ijya ibeshya yisezeranye irasoza nuko ntabwo ari injyajya yego hari umuntu wakubera indyarya ubuze ko ako kantu ko Imana itari indyarya nta muntu wakuryarya barahari benshi nyine hari umuntu ukuryarya ukaba wanamuha n'amafaranga yawe kugira ngo ayaguhe bikaba ingorabahizi bigatuma mbese biba ngombwa yuko ubona ko akuriganyije nanga aguhindukiye injyajya kandi wari uzi ko ari inshuti yawe yego ukamuha amafaranga ugasanga ntayakwishyura akanakubwira ati nta nayo wampaye ati uzagenda uje kuyishyuza abo wayahaye ubwo rero hagati aho none wakora iki ntacyo mwereka Imana wavuze uti nsigaye ndi guhamagarwa n'abantu ntazi bimeze bita umurimo w'Imana umurimo w'Imana no kugenda nta kibazo abantu bari kuguhamagara ukabasengera bari kubahamagara nkabasengera benshi bari gushima Imana ibintu bikagenda biri kwemera biri gukoreka yego ko kantu njya nkunda kukabaza abantu yego kugira ngo uduhe urugero pe kuko hari abantu bavuga ngo umuntu waje kuri YouTube y'umukozi w'Imana umva ngo aba yaguye ngo ubwo abagiye gushaka indamu umva muri make bakabikaza cyane kandi njye numva ahubwo aba ari ukwaguka kuko gutya niba usengera warasenganaga n'abantu muhure ku karago ubu muhura ku ikoranabuhanga ukabafasha gusenga nyemba numva ari uburyo bwo kugira ngo umurimo w'Imana waguke none wowe ubibona ya n'ubundi umurimo w'Imana uri kwaguka kuko icyambere cyo iyo uri gusengera umuntu akabona ibyo biremeye nawe akumenyesha n'undi kugira ngo nyine umurimo w'Imana ukomeze utera imbere yego ntabwo wabwira ibintu ku karago bigasohora bakaza kukubwira ati Imana gukoreyemo n'Imana byarabaye kuko Imana niyo ikora imirimo n'ibitangaza hari amashimwe igenda itambutsa nk'ubu naguha urugero n'uyu mukeka twicayeho n'ishimwe ry'Imana Imana ishimwe ubushize twe twicaye ku karago ka Kinyarwanda ubu twicaye ku karago ka Kizungu ubwo ni ukubera Imana kuko hari amashimwe yatanze yego komeza kandi noneho igikurikiye urundi rugero naguha muri ramise hari abantu twasenganye umugore n'umugabo ngo bose bari barwariye rimwe batari kuva mu nzu ubwo umwe yari ari kubura uko ahaguruka ngo agende n'undi akabura uko ahaguruka agende amaguru yabyimbye no mu nda habyimbye ubwo byamanjije gufata umugabo birangije birahindukira bifata n'umugore ubwo rero kubera gusenga no kwizera kuba kuri muri twewe ku musoko wa 6 yampamagaye mu gitondo kare arambwira ati ndi gushima Imana ati ubu ndi gusimbuka nshaka nabyina ati n'umugore yakize ndangije ndavuga nti Imana iri mu kazi Imana ishimwe cyane ibyo nabyo bintera kumva ko nkomeye mu rugendo bintera kumva ko nanje nyishimye bintera kumva yuko iri mu kazi hari undi rero wampamagaye nanone arambwira ati dusenge ati mfite ikibanza ati icyo kibanza nakiguze n'umuntu ariko nkigura kiri mu mugabane wa leta atariko majije kukigura kiri mu impande y'imigabane ya leta ati uwo tuhaguze mpagura nawe atari yahahinduza ngo habonerwe icyangombwa ati majije kumwishura hitapfa ati ngiye kuhabaruza barambwira ngo aho hari mu kwa leta ntabwo ari mu kwawe ati noneho kabyarawe koko ati ubwo umurima wanjye ndawubuze amafaranga ndayabuze ati none ubwo ngubwo twasenga Imana ikagira ikikora
twarasenze dusenga Imana, tumajije kuyisenga ndangije ndamubwira nti kuko ari nyakubahwa kandi yitegekeye iyi saha aje kuhabaruza kandi agiye kuguha n'icyangombwa cya burundu. Nyimara kubimubwira aravuga ngo none ngo Imana irabyemeye ngo nje gushaka abayobozi, ni rwose ugenda uje kubashakira byemeye. Ati kandi ngera kwa mudugudu akambwira ngo ntabwo aho hantu ari mu kwanjye ngo ni mu kwa leta, ntigenda uje kumureba ntibiremera. Arangije ajya kumureba, akigera kuri mudugudu yaramubwiye ngo nari ndi kugira mbaruze cya kibanza cyanje. Aramubwira ati kare kose si wabaga hehe. Amajije kubimubwira bwakeye mu gitondo yazanye abafotozi, ako kanya icyangombwa bajya kukimwandikira, nawe yampamagara gushima Imana tungubi icyangombwa ndagitegereje cyarabonetse. Ayo rero ni amashimwe agenda atambuka kandi tukabihamiriza imbere y'abantu, n'Imana ikazaduhamiriza imbere y'abamarayika. Yego, Imana ishimwe cyane. Nta muntu ujya uguhamagara akubwira ibibazo afite byakubitanira nawe ibyawe ufite, aho gutuye umuntu ndamusengera gute bimwe kukumva biragucanze. Bibaho mu buzima. Baraduhamagara pe, umuntu akaba yakubwira ikibazo gikomeye gusumbya icyo waba ufite. Nk'ubu hari urugero, hari nk'umuntu wambwiye ati rwose pe, ati njye ndi umuntu w'umugabo atari ko njya kwinjira mu nzu bikanga nkayisohokamo nkagenda sinyitahamo kandi narayubatse. Wareba ukabona weho nubwo wenda uri kuburara ariko uri kurara mu nzu, none n'uwayubatse nawe ntari kuyiraramo. Ukavuga uti si none ibi byo turabigenza dute? Ariko kubera gusenga, twarasenze Imana, tumaze gusenga nyuma yaho aza kumbwira ati ubundi gushima Imana, ati ubundi kuryama mu nzu, ati Imana yarakoze. Imana ishimwe. Yego. Wowe ubona ibitangaza Imana ibi kugukoresha gutya, umva Imana wayiheka umva wayiheka. Icyo umuntu yayiha ntacyo yabona, kuko Imana mbese Dawidi we yabuze uko abigenza aravuga ngo niya, ariko twewe ni ngari, mbese nta nubwo wabona nuko iresha nuko ingana, ahubwo bitewe n'ibyo ikora gusa tuyishimira icyo ngicyo. Ndongera ngo kibazo kimeze nk'icyo, iyo wirebye ubuzima urimo ukareba n'ibyo Imana igukoresha, ubona Imana mu gutoranya igendera kuki? Iyo nirebye ubuzima ndimo nkareba nuko inkoresha nanga n'ibitangaza inkoresha, ntabwo Imana igendera ku bakomeye nanga se abafite nanga si abafite ibyo bafite, kandi ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo si ibyanyu naje gushaka ahubwo ni mwebwe ubwanyu nshaka. Ubwo rero bishaka kuvuga ngo icyo igenderaho ni uguca bugufi, nkayubaha kandi nkayubahisha, nkanayisengesha umwuka iteka. Yego, icyo ni kigenderaho cyane, guca bugufi. Njye siko nca bugufi kitampaye impano nk'izawe. Itanga impano zitandukanye, nawe ufite izo yakugabiye. Njye nishakiraga iy'ubuhanuzi. Uzayisaba uzayihabwa. Aya nayisabye kuva kera ntiyayima. Oya komeza utitiriza isaha n'umunota nto byari byagera. Oya akaba aruvuze ati buri wese muha uko ishaka. Nanjye ifite izo yampaye kandi izo yaguhaye kandi ndabiyishimira ntihabwe icyubahiro. Yego. Reka rero tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yego. Murakoze. Katurebe ijambo ry'Imana. Tukumva tugiye gusoma muri yo. Amen. Yobu agiye kumuguzi. Yobu akurikiranye na Esiteri, ari hagati ya Esiteri na Zaburi. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turasanga mu gitabo cya Yobu. Ndumva igice ari cya 14. Yego. Tugiye gusoma umurongo wa 7, dusome n'uwa 8. Kadusome mu izina rya Yesu. Yobu ibice 14 dore ku murongo wa 7 tugeze ku wa 9. Erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka
n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Amen. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Uyu mugabo Yobu yari yarahuye n'ibigeragezo. Yari yarababajwe cyane. Ariko noneho kwa kwiganyira tugira muri iyi si, kwa wa mubabaro duhura nawo, ijambo ry'Imana rirongera rimugarukaho, nk'uko natwe uyu munsi ryongeye kutugarukaho, riri kutubwira ngirega haracyariho ibyiringiro. Haleluya. Buri umwe wese uri hano nangura ukumvira ijambo yumve ko hakiriho ibyiringiro, ko Umwami Yesu akimufashe mu maboko, ko Umwami Yesu akimukomeje, kuko ibyiringiro biri muri twe ngo kwiringira gutera kunesha. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Ngwerega ngo haracyari ibyiringiro, ngiyo igiti gitemwe cyongera kigashibuka. Haleluya. Amen. Haleluya. Igiti gitemwe kirongera kigashibuka. Imana ishimwe cyane. Amen. Uyu munsi buri umwe wese agira ibyiringiro yuko ibyari ibibazo bigomba guhinduka iki? Ibisubizo. Ibyari bigeragezo bigahinduka iki? Ibisubizo. Kuko Yesu yarangije kugira ute? Kubishibura. Haleluya. Amen. Yesu nimba yubuye dosiye ku buzima bwawe ntawe uzayubika. Haleluya. Yesu nimba yasinye ntawe uzasinyura. Kuko hakiri iki? Hakiri ibyiringiro kuba yubaha tukayubahisha. Imana ije kudukorera ibikomeye umwana w'umuntu atagukorera rata. Iyi saha Imana dusanga itugirire neza. Abari gushaka akazi bakakabura bumve ko hakiriho ibyiringiro, ko Yesu yakubura dosi uyu munsi bakarara babonye akazi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Abari kujya kwiga bagataha nta manota bacyuye bumve ko hakiriho ibyiringiro, ko Yesu yahindura bisha uyu munsi bagatahana amanota mazima. Izina ry'Imana rigahabwa iki? Icyubahiro. Haracyari ibyiringiro ngo kuko igiti cyatemwe ngo cyakongera rata kikagira uti kigashibuka. Iki gitondo cy'umugisha Imana dusanga itugirire neza, kuko dugifite kwiringira muri twe. Imana itugirire neza ngo kandi kikaja kigira amashami y'ibitontome. Haleluya. Amen. Haleluya. Iyo ibintu bishibutse ntibyongera kuma. Haleluya. Iyo Imana igusubije ntikuvangiramo amazi. Iyo Imana igusinyiye ntawe ugusinyurira, kuko Imana iguhaye ntago iguha igice, ntago iguha ibigabanyije. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ngo nubwo umuzi wacyo usazira nk'ubutaka. Haleluya. N'igishitsi cyacyo kigahera mu mukungugu. Haleluya. Amina. Ngo nubwo ibyacu byasaziye mu butayu. Haleluya. Nubwo ibibazo byacu byaheze mu rugendo, Imana dusanga itugirire neza. Abisiraheli bari mu rugendo bari baraheze mu butayu, ariko umunsi umwe Yesu arabiyereka. Izina ry'Imana rihabwa iki? Icyubahiro. Moridekayi yari yaraheze ku rurembo, Imana imwiyereka umunsi gumwe kwijoro barataha ikirori. Umwami Yesu aramwiyereka, arangije akuramo umwambaro w'igisuzuguriro yambara umwambaro w'Imana. Haleluya. Nawe uyu munsi wakuramo umwambaro w'igisuzuguriro. Nubwo ibyawe byari byarashaje, nubwo ibyawe byari byarabuze iherezo, nubwo ibyawe byari byarabuze itangiriro bikabura n'iherezo, nubwo uyu munsi uheze muri gereza baragufungishije bikagaragara, ariko Imana yacu inzira ukava muri gereza uyu munsi. Izina ry'Imana rigashimwa. Iri haracyariho ibyiringiro. Buri umwe wese iyi saha yumve ko hakiri iki? Ibyiringiro. Haleluya. Yumve yuko ibyari bipfuye bigomba kuzuka. Haleluya. Kuko Umwami Imana yategetse uyu munsi haracyari ibyiringiro ko twabona urubyaro. Uyu munsi haracyari ibyiringiro ko twakira uburwayi. Uyu munsi haracyari ibyiringiro ko ibyacu byabona ibisubizo. Izina ry'Imana rihabwa iki? Icyubahiro. Reka turebe uyu murongo wa 9. Ngiyo cyumvise amazi ngo cyongera gushibuka. Haleluya. Kigatoha nk'igiti
kikiri gitoya. Haleluya, haleluya. Ngiyo Yesu yabigezemo rata ngo birongera bigasubizwa. Haleluya, ngukongera ukubaka ukagira inzu kuko wari warasuzuguye ko ntayo ugira. Haleluya, ukongera ukagira umurimo ugahinga nk'abandi kuko wari warasuzuguye kuja gusabiriza. Haleluya, ngo kandi iyo bishibutse ntago byongera kuma. Izina ry'Imana rihabwa iki icubahiro. Hari impamvu Imana igiye kuduhiduhaye. Umuririmbyi yaravuze ngo nuntabaruza nabaru nabaye, nuntabaruza nabaru nabaye, ntuzansubize mu mubabaro wanje, ntuzansubize mu mubabaro, ngo uzabungiriye ne Yesu Kristo. Haleluya, uzabungiriye neza. Haleluya, haleluya. Umwami nagutabara azagutabara gutabaye. Haleluya, muri saha ntazagusubize mu mubabaro, ngo naguhakaza azakaguhaye, nakurubyara azaruguharurinde. Haleluya, kuko izabiguhaye iguhaye. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishigwe hejuru. Ngarega haracyari ibyiringiro. Buri umwe wese isaha yumve ko hari ibyiringiro. Buri umwe wese isaha yumve ko hariho gukomera. Buri umwe wese yumve isaha ko hari ibyasubizwa mu buzima bwe. Buri umwe wese yumve isaha ko hari ugutabarwa kwaboneka. Izina ry'Imana rigahabwa icubahiro. Amen. Umwami dusange kandi atugirire neza. Buri umwe wese urukumvira ijambo, yaba mu Rwanda yaba hanze yaba mu mahanga, yumve ko hakiri iki ibyiringiro. Kw'igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Umwami dusange atugirire neza, yumve ko hari ibyiringiro k'ibyo uyu munsi byasubizwa, yumve ko hari ibyiringiro, hari ibyabohoka mu buzima bwe, yumve ko hari ibyiringiro byamurwanirira mu burwayi, kubera yuko hari icyo Umwami Imana agiye gukora. Imana dusange kandi tugirire neza. Uyu mwanya umva Imana yo kabyara yo gaheka igere kuri buri umwe wese uri muri uyu mwanya, uri kutwumva hirya no hino, yumve ko hari ibyiringiro ku burwayi afite uyu munsi bwakira. Yumve ko hari ibyiringiro ko gereza bamushyizemo yayivamo. Yumve ko hari ibyiringiro ko gusonza byava hakarya. Yumve ko hari ibyiringiro ko kwambara ubusa byashyira akambara. Yumve ko hari ibyiringiro ko kunyagirwa byashyira kugama. Haleluya, kubera ko hakiri ibyiringiro. Mwama dusanga tugirire neza. Iyi saha rero ijambo twari dufite ni iryo ryo kubakomeza no kubahumuriza. Buri umwe wese uri kutwumva niyakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro, ntituzapfa ubwo tuzarama, tuzareba ubwiza bwe. Haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro, ntituzapfa ubwo tuzarama, tuzareba ubwiza bwawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Haracyari ibyiringiro, nukuri ntabwo tuzapfa tuzabona ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka dusoze tuvuga ngo twibutse abantu byabiye byo ku karago, ubutaha tuzashaka n'akagoma n'ipende ubundi dutembeze. Haleluya, hari Imana. Abantu bahereye amasezerano ku karago gasohora, mwongere mugaruke ku karago, musenge Imana yacu ko yari iri n'uyu munsi niko iri, iravuga irakora irasohoza kandi ntabwo igibeshya. Nta nugari n'injyana. Nukuri. Reka dusoze. Ugiye gutanga nimero yawe, uwakumva yafashijwe nawe azaguhamagara musengane. None nurangiza usengera abantu babuze urubyaro, abantu babuze urushako, abantu ingo zibanye nabi, abantu bafite amadeni, abantu bafite ibibazo by'ubuzima muri rusange. Karibu no gutanga nimero no gusengera abo bantu dusoze. Nimero ni 078 565 26 Yego. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Twasenga dupfukame. Niko kuri. Buri umwe wese ufite icyifuzo
nace bugufi apfukame dusenga Imana yitamurure ku bibazo byacu bya buri munsi. Imana nziza turagushimye, ugira neza bugaca bukirahimbazwa, wabanye natwe, waraturengeye, waraturwaniriye iburyo n'ibumoso, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Iyi saha tugarutse imbere y'ubwiza bwawe turakwinginze, yewe Yesu watabara, wategeka, wahindura, wagwana urugamba, izina ryawe rigashimwa. Iyi saha tuzanye ibyifuzo byinshi kandi bitandukanye, yewe Uwiteka tuzanye ibyifuzo by'abagore batwite kugira ngo ubarengere. Uwiteka mugabye w'ubugingo, wabatabara, wababera ku rugamba, wababera iburyo n'ibumoso, kandi ikiruta byose ubaremeye abana b'umugisha twagushima. Ayo Uwiteka babuze urubyaro wagenda ukababohora. Mwami genda ubohora, utesha agaciro abadayimoni, wirukana imyuka mibi data wa twese ibazirikira ku butaka no mu kirere, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohoza data wa twese ababuze urubyaro, ndabohoza data wa twese ababuze urushako, ndabohoza data wa twese ingo zibuze amahoro. Yewe Uwiteka wazenguruka bucece kuri buri umwe wese, ayo Uwiteka ukamurwanira iburyo n'ibumoso. Iyi saha ndabohoje ababuze akazi, iyi saha ndabohoje kugira ngo witwe Imana. Yewe Yesu abari muri gereza ndababohoje kugira ngo wongere witamure ururengere kandi utabare. Rema ibitariho bibeho ku buzima bwa buri umwe wese uri aha hantu, rema ibitariho bibeho kandi data buri wese abona ikimenyetso kivuye iwawe, buri wese umwiyereke kuko uri umukozi w'umuhanga, buri wese umusanganiza abamarayika bawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ayo Uwiteka kandi nkweretse data wa twese n'abagabo bakeneye abafasha kugira ngo data abasore nabo baremera abakunzi babakwiriye, n'ukuri baremera abagore b'umugisha, kuko tuzi yuko umugore mwiza utatangwa n'Uwiteka kandi n'umugabo mwiza agatangwa n'Uwiteka. Mwami ndakwinginze ngo witamure, izina ryawe rishimwe. Tuguhaye ikaze na karibu rero, ntabari twa bariho byikorera. Urakoze ko kumvishe gusenga no gutaka kwacu, igaragaze bose byose bikumvire, ntabari twa bariho byikorera, ni mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo ku musaraba. Urakoze, amen.